ni byiza kubana n'uwawe biruta kwibana wenyine. Babiri babona ibihembo bishitse by'imirimo yabo, kandi umwe muri baguye mugenzi we aramubyutsa. Ni byiza kubana n'uwawe biruta kwibana wenyine. Babiri shambani Edeni akaona sema kuishi peke akamwambia mkeni Eva. Sasa ndugu, ule hapa ni mfano wa kama abantu mukome Kisongo nawe rugahagarara imbere y'umugeni wawe. abana namwe muri kutipinza abantu bose muzi ngo kaipamba vizuri viumbe vyote wawili, kukuza uzuri palipo na upendo, vitu vyote salama, harusi na hotele. Kukuza uzuri palipo na upendo, apate kuwa kushinda shetani. Sumer boss. Wait. Tugende
Mtoke pale, msoge. Mwatani zivi. Ona una hii. Unataka nigonge? Tugeze muri cya gihe kiza cyo gutaha ubukwe bwera, ubwo umukwe nawe yiteguye kuza kujyana umugeni, umugeni nawe yiteguye yarimbishirijwe umukwe. Tugeze muri cya gihe kiza cyo gutaha ubukwe bwera, ubwo umukwe nawe yiteguye kuza kujyana umugeni, umugeni nawe yiteguye yarimbishirijwe umukwe. ubwo umukwe arahaguruka Atambuka. Tera intambwe n'ubwitonzi, yiyubashye ashagawe n'ingabo ze, kugeza ubwo ahuye n'umugeni yamuhaye ikaze mu rugwiro, ati ngwino twibanire iteka. Yamuhaye ikaze mu rugwiro, ati ngwino twibanire iteka. Atambuka. Tera intambwe n'ubwitonzi, yiyubashye ashagawe n'ingabo ze, kugeza ubwo ahuye n'umugeni yamuhaye ikaze mu rugwiro, ati ngwino twibanire iteka. Yamuhaye ikaze mu rugwiro, ati ngwino twibanire iteka. Ubukwe bwiza hano mu isi ni igishushanyo cy'ubundi bukwe buzabera iyo mu ijuru bwa Yesu n'umurwa wera, imyambaro yera y'abageni n'imico myiza yabera. Ubukwe bwiza hano mu isi ni igishushanyo cy'ubundi bukwe buzabera iyo mu ijuru bwa Yesu n'umurwa wera, imyambaro yera y'abageni n'imico myiza yabera. ubwo umukwe arahaguruka Atambuka. Tera intambwe n'ubwitonzi, yiyubashye ashagawe
yamuhaye ikaze mu rugwiro ati ngwino twibanire iteka yamuhaye ikaze mu rugwiro ati ngwino twibanire iteka atambuka heri intambwe n'ubwitonzi yiyubashye ashagawe n'ingabo ze kugeza ubwahuye n'umugeni yamuhaye ikaze mu rugwiro ati ngwino twibanire iteka yamuhaye ikaze mu rugwiro ati ngwino twibanire iteka hazaba indirimbo z'urufaya Yesu azamuye itorero zabo bamarayika n'abera zizirangira ikirere twishimira mu bukwe bwo mu isi mw'ijuru nitamufanyia wengine wa kufanana naye kama vile Mungu alibariki ndoa ya Adamu na Edeni, vile vile nasi twawaleta Mungu ibariki ndoa ya kweli. Na ilianzia hapo Edeni, Mungu akasema si vema mtu awe pekee, nitamfanyia mwingine wa kufanana naye. Na ilianzia hapo Edeni, Mungu akasema si vema mtu awe pekee, nitamfanyia mwingine wa kufanana naye. Kama vile Mungu alibariki ndoa ya Adamu na Eva Edeni, vile vile nasi twawaleta Mungu ibariki ndoa ya kweli. Uwe watiifu mbele zake Mungu ili nyumba yenu uwe wa amani, muheshimiane kama vile mulivyoheshimisha wazazi wenu. Kama vile Mungu alibariki ndoa ya Adamu na Eva Edeni, vile vile nasi twawaleta Mungu ibariki ndoa ya kweli. Kama vile Mungu alibariki ndoa ya Adamu na Eva Edeni, vile vile nasi twawaleta Mungu ibariki ndoa ya kweli. Amen. Noneho ndagira ngo abafotora rwose namwe muduha akanya kuko mpamya ndashidikanya ko hari aho mwamaze kugera. Noneho ndi kumva tugiye kwihuta bitewe n'igihe n'amasaha, namwe muri kubireba abantu bangana gutya, turanezerewe turashimye. Izina ryacu ntikazima, ngaho tubakire, turabakiriye mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Amen. Mwakoze mwagize neza, Imana ibahe umugisha. Buriya mpamya ntashidikanya uwo twabasabye turamubonye. Emwe buriya umusaza w'ibyishimo ntiwareba, biramurenze. Kandi reka mbabwire ngo Augustin we aya masaha asezereye gusora izuba riri kuva, bagusezereye rwose izuba riva, rubanda babireba, ntabwo bikoze mu mwijima inteko, ahubwo tugiye gupfukama dusenga. Niturangiza gusenga abakobwa baraza baduhereza indirimbo, buriya turi gukorera muri Ntuza, namwe murabireba. Iraje kurangira iyo ndirimbo, hari umuntu uraza no kutwereka akamaro k'ibi birori turimo. Gusa ako kanya twakamwima bishoboka. Noneho reka twihute. Reka
twihute iyo ndirimbo iraza kuririmbwa turangije gusenga nayo iraje kurangira umubwiriza wacu ari hano gukuru reka dusenge turagushimye data wa twese dukunda tugushimiye ko wabanye natwe mu minsi yose ihise ubugingo bwacu bwararinzwe iyo utaba amaso tuba twarapfuye nuko abandi bapfa iyi tariki y'uyu munsi yitweretse izuba riri kuva shingiye ku bukwe bwa mwene data Augustin Habimana kimwe na mushiki wacu turutse umufunzi ibyo biragaragara izuba riri kuva izina ryawe rihabwa icyubahiro uko wabarinze ukemera yuko babaho mu isi wari unafite umugambi w'icyo ushaka ko bazaba cyo mu gihe giheruka mubyeyi wacu uru rugo rugiye gushingwa urube bugufi uzarwubake kandi uzarwubakira bazabyare baheke dushima izina ryawe aya masaha turimo tunejejwe n'abantu baturutse umufunzi aho bavuye mubyeyi wacu abasigaye ukomeze kubarinda kandi nawe uyu munsi aya masaha turi kumwe ibyo dushobora gusangira ibyo dushobora kumva hamwe ibishobora kuduhuza bikomezwe nawe nidusoza amahoro dushima izina ryawe nawe ukomeze kutubana ibidukwiriye bishobora gutuma izina ryawe ntabwo icubahiro buryo runtu mu izina rya Yesu amen b'abakobwa noneho baze baduha iyo ndirimbo mwene data nawe tugezeho ijambo ry'Imana nzi ko ari tayari araba ari bugufi kugira ngo ducungure agahe Natitire mu kubana ni mukaba bazimana
rurera nimugatume aruza mujyanye kubwo kudahuza mwabyitiyemo kubana nimukababaza Imana muri nuba ruziga nshuti ntirukavoge rurera nimugatume aruza mujyanye kubwo kudahuza abaturanyi banyu mubabera igisubizo banezerwe ibyiza byo guturana namwe bizabahore ku mutima ineza n'urugwiro byanyu bitume babakumbura abaturanyi banyu mubabera igisubizo banezerwe ibyiza byo guturana namwe bizabahore ku mutima ineza n'urugwiro byanyu bitume babakumbura mwabyitiyemo kubana nimukababaza Imana muri ndugo ruziga nshuti ntirukavoge rurera nimugatume aruza mujyanye kubwo kudahuza mwabyitiyemo kubana nimukababaza Imana muri ndugo ruziga nshuti ntirukavoge rurera nimugatume aruza mujyanye kubwo kudahuza kuko warinze iyi tariki urinda aba bana bacu waturindanye nabo uraduteranije kuri iyi tariki itagutunguye uhabwa icyubahiro wayoboye abashiki bacu bava mu itoro ry'umufunzi uduhuje nabo tubabarire ibicumuro twandike mu gitabo cy'ubugingo iteraniro rigari tugiye kuganira nabo ijambo ryawe ntabyo dufite twabaha uretse ibyo uraduha Mwuka wera naze yigishe buri muntu kandi ibirori biri imbere yacu uzaduhe gutahana nawe ibirori bikuru mu bwami bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Amakuru yanyu abantu ko mudafite imbaraga ku munwa yemwe muri aho ibirori nimukurikirana Matayo 25:1 ibirori bisanzwe bikererwa ibirori bisanzwe bikererwa muri Yerusalemu barabitegereje bazi ngo birataha mu gitondo kugeza ubwo bugenja gute bwira umukatagenje abo kunamuka baranamuka mu gicuku mu mukagenje araje ngo Yesu yaca kugo mugani ari byabayeho noneho rero reka tutambuke ye kubashitsi bacu bavuye umufunzi natwe abasanzwe aha twese twakiranye mu izina rya Yesu ndagira ngo rero mutuze tunyarutse twige ijambo ry'Imana ku izina nitwa Mbitezimana Munana itorero ni Kazinga ndumva imyirondoro yanjye ariyo ngiyo noneho birasaba ngo buri muntu wese asengere mu mwuka tuba duteraniye aha twebwe tudateranijwe no gusezeranya ahubwo ni ukwiga ijambo ry'Imana kugira ngo ridufashe twabarushinze n'abarushinguye umunsi n'inkumi n'abasore nabo bateranye aha biteguye kurushinga umubarimo noneho ariko nyamukuru ari aba bana bacu muri kureba buriya ubwo munsi ni umunsi wabo namwe murabona ko twabashagaye urabona buri agatima kuri umuhungu n'iriya nkumi karakeye ku mutima harakenyemutse nta kandi gahigeze agira umunezero umeze nk'uyu ubwo mbese Imana niyibizi wagira ngo aba ariko bizahora ndaza kwasoma uyu murongo mbone mbabwire umutwe w'amagambo byashyuwe igice icya 19 kwa uriya murongo ndaza kubabwira haranditse hati
umurongo wa 6 n'uwa 7 numva ijwi risa n'iry'abantu benshi, n'irisa n'iry'amazi menshi asuma, n'irisa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi, rivuga riti haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora byose iri ku ngoma. Tunezerwe, twishime, twihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busoye, kandi umugeni we akaba yiteguwe, kandi ahawe kwambara umwenda mwiza w'igitare umwami wacu adufashe. Icyo twari dutegereje noneho kirasohoye, ni ukuvuga ngo uyu bukwe mureba bufite icyo bushushanya. Noneho ariko muri iki gihe uyu murongo turawusomera aba bana b'Imana baraha. Noneho birasaba ngo uyu munsi uzirikanwe cyane. Ijambo tugiye kuganira ni ijambo ritubwira ngo umugambi mwiza w'ubukwe. Ngo ngiki? Noneho nkunda kuganira n'abantu, turajyana bakatureba natwe tukabareba, turanyarutsa. Turanyarutsa kuko abantu bavuye mufunze mu ihangane. Buriya rero hari ukuntu abageni baducaga mu byoya bakagutinza mu mayira warisigarira. Akagutinza. Buriya ibi bintu tunababwire, nta mugeni uva iwabo yambaye urushuri. None babwiye niba baranabwambarira mu gwiririza, biraburirwa gushyira agatimba hejuru mu maso, agatimba gashyira hariya agiye guhura n'iki na fiyanse. Noneho niba ari kure murakenyera mugashyiraho igitemba gacice burakeze. Ubundi ntabwo twemera gushingira umuntu ugenda guhora agiye kure, abakwiye kwihuta. Niba afite n'ibindi bibazo mukamuha inkoni ariko agacecagura, ubwo twinjiye mu bintu tuzihuta. Ubwo rero kujya badutinda mu mayira ngo ubwo butahe n'ijoro kugira ngo baje bihuta, kuko ibyo bagiyemo birafatika. Noneho ijambo tugiye kuganira ngo ritubwira ngo iki? Umugambi mwiza w'iki? Ubukwe. Ubukwe muri kureba ntabwo ari ibintu byapfuye guhimbwa n'umuntu ngo bibeho gusa, ngo ni ukunezeza, ngo ni ibirori, ngo ni umuntu oya. Ahubwo ubukwe ni Imana Data wa twese yabushyizeho. Mu gitabo cy'Itangiriro ni igice cya 2 umurongo ndaza gusoma nihuta 2:18 haranditse ngo Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiye. Nubwo Imana imaze kurema umugabo iramuzana imushyiraho imbere, wirema amatungo iyashyira aho ngaho, ugiye kureba ibona uyu muhungu ari mu bwigunge. Imana igihe byanyuraga imbere bibiri, uyu musore muri we agira icyo bita kwifuza, aricyo umusore agira amaze gukura. Uri umusore wese ukuze udatekereza ngo nzajya gusaba umugeni nzarongora, uwo musore ntabwo mbega mu bwenge bwe ntabwo haba hari kubara neza. Yamaze gukura rero avuga ati uko biri kose ibihe birageze ngiye gushaka urugo. Iwabo hatari imari atangira kuja gutumika, yihara atangira kwicarana se ati ndikumva agiye cyo muze nkuru. Uyu rero ni Adamu, nawe yari ibaje avuga ati none nzaguma hariya iriya nyamaswa ziri ukwaho. Buriya ni bibiri ngo zatambukaga nk'iziri kuri mariage, ngo nuko we abona ari mu bwigunge. None Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufashe ugenda ute umukwiriye. 21 y'icyo gice haranditse hati Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu guticura, arasinzira umukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye, n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore wakuwe mu mugabo. Imana imaze kugira icyo gitekerezo, wa musore imutera ikinya. Birangije mu rubavu iramuhopera ngo yagiye gukanguka ngo iruhande rwe asanga hari inkumi. Ngo arareba ngo nakumenye, nagenje ute? Nakumenye, uri igufa ryo mu magufa yanjye, urakara ko mu mara yanjye, kandi uzitwa iki? Umugore kuko ukuwe mu mugabo. Adamu yari azi gutekereza rwose. Ibaze umuntu
yakuye muri we ariko we agira ubwenge aratekereza avuga ngo nagenje ute nakumenye. Noneho mu gitabo cyitwa urugo rwa Gikristo amagambo magufi turayasoma muri make. Haranditse hati baravuze bati urugo rwo muri Edeni rw'abakurambere bacu ba mbere rwateguwe n'Imana ubwayo igihe Imana yari imaze kuzuzamo ibyo umuntu yavuze. Mwumvirize umurongo abagabo, mwumvirize. Iyo utabizi neza urabizambya. Nico usize hano ni umugabo. Uyu mugabo rero yatabizi akabona inzira mu gikari cya nyina agiraga we ntabwo yasize. Ngewe nagiye kugutanga imari yanjye ndanga oya buriya nongere mbabwire Imana uyu mukobwa iyo umusore amurambagije akamwemera buriya abantwaye umuhungu abamujyanye nta kundi. Iyo uri umusaza ukaba umukecuru ntubimenye ubu uzarusenya abamugutwaye. Abasigani bangahe ni babiri nibyo ndi kugira mbasomere. Noneho umuntu Imana yajyanye ko asiga se na nyina nigiye mu byo bitekerezo bize akarambagiza. Noneho abagiye guhanga urugo mu mibereho ya nyina bose ngo baraza bagahuza intekerezo. Noneho iyo miryango yombi noneho umukobwa nawe arasigase. Zaburi guno murongo ngo tuvuyeho gutubwira yuko usigana umuki n'umuhungu. Umukobwa nawe asiga ryari kugira ngo ibintu noneho bije mu buryo nawe twumve. Ni Zaburi 45 umurongo wa 10 kugira ngo bitungane kandi bimere neza. Haranditse ngo umva mukobwa utekereze kandi utege ugutwi. Ni ibintu bitatu: kumva, ugatekereza kandi ugatega iki kugira ngo ejo bitazazana. Umva mukobwa utekereze kandi utege ugutwi, wibagirwe ishanga ryanyu n'inzu ya so. Wibagirwe iki? Nico gituma umwami azakunda ubwiza bwawe kuko ari we mwami nawe umuramye. Nawe iki? Umukobwa akora ibintu bitatu: ni ukumva, agatekereza, agatega ugutwi, yarangiza akibagirwa iki? Ishanga ryanyu n'inzu ya so. Birabujijwe umukobwa nubwo yashakira mu rusisiro rw'iwabo, biba bibujijwe guhora iwabo. Guhora iwanyu rego kwibuka wareze n'umwana nako yuhoza ibwami wibuka wareze n'inshuti yawe. Birabujijwe mu rusisiro rumwe rwose umukobwa, kandi rero bikunze kuba ariko cyane cyane ku bakobwa bashikiye neza ubona ko adahora iwabo. Ariko byaba bitanameze neza umukobwa yamaze gushaka abavuze ngo nzaja nje iwacu ngenje gute mpakumbuye. Noneho bavuga gusiga babavuze ngo imihango imigenzo. Noneho ikindi bavuze bari abantu babiri kuko hano baravuze ngo bagombye guhuza iki? Urugwiro. Hari igihe umukobwa ashakira mu muryango uri mu rwango banzagahorana banzagapfana harimo inzika baranyiciye. None hagahura n'ikibazo gikomeye cyane. Mu gitondo tumaze kwigendera bakabara mu cyangwa bukongo ngwino tukubwira. Akagira ngo bagiye kumubwira ikintu cyiza rero. Bati rero icyo tukubwira umukobwa ibibazo byita uri kubyumva neza ubyita. Iriya nzu na yiriya nibo batwiciye. Ntuzaharahure ntuzahatira ikiyiko burya nta mugaryo tuba tubifiteho. Abantu baje bimufunze natwe abasanza nta mugaryo dufite waba baje kuvuga ngo bashigikira urwanga. Ahubwo iyo bagushingiye kuko ijambo gushingirwa ni ugushorerwa. Ni ukuvuga ngo ni igihe bagushingiye bakuvanye iwanyu bakujyanye aho ugenda ute aho ushakira. Uyu mukobwa rero ijambo turiho umugambi mwiza yagiye abagiye gukora iki muri uru rugo. Mu gitabo cy'Itangiriro hatubwira ko y'umukwe amaze gutanga amafaranga amaze gukwa, nta mpamvu yo kwa se uko amubwira ngo tuzagushingirira amezi 4, 5, 10. Oya,
ahubwo ibihe biragera isaha n'isaha mbese yavuga mugenje mute munshingire pe umukobwa apfa kuba ari tayari yiteguye. Ni itangiriro 24 haranditse ngo 24:52 arabasubiza ati mwintinza kuko databuja aha urugendo rwanje ihirwe, nimunsezerere nsubire kuri databuja. Baramusubiza bati reka duhamagare umukobwa twumve iriri mu buve mu kanwa. Bahamagara Rebeka baramubaza bati urajana n'uyu mugabo? Arabasubiza ati turajana. Turagenja gute? Noneho uyu Rebeka igihe bamaze uyu mugabo Eliyazari yaravuze ngo mwintinza, nabo baravuga bati ntabwo ari twe turashingirwa ariko reka twumve umukobwa. Umukobwa aravuze ngo turagenja gute? Turajyana. Hepfo rero arabasubiza ati turajyana. Basezera Rebeka mushiki wacu n'umurezi we. Uyu murezi yo bavuze uyu murezi nuriya muba muri kubona umwitayeho uwo bita fille d'honneur. Mwitaho yo mpamvu fille d'honneur biba bidasaba ngo arangare, birakwiye ko avunika. Kamwitaho amugoragora ni umunsi gwa gwamuhereye mwiza rwose. Ni umurezi we rero. Basezera Rebeka mushiki wacu n'umurezi we. Basezerera umugaragu wa Aburahamu n'abantu be, bifuriza Rebeka umugisha. Baramubwira bati mushiki wacu uzabe nyirakuruza w'abandi inzovu ibihumbi, urubyaro rwawe ruzahindura amarembo y'abanzi barwo. N'ubwo umurongo nashaka ruzahindura iki? Bisobanura ngo nuzagerayo bangana weho uzagenda ute? Uzabahuze. So uko nayo ko uko badahuza uzabahuze, imiryango zidahuza uzazihuze. Ntuzaje muri nyanganira tansiyo. Rebeka nyaboneka mushiki wacu tukwifuriza umugisha, uzabyare hungu nako. Ibi nta byo byiza byo gushingira. Ubwo Rebeka yaranyuranije n'abaciye mu dirisha. Singo noneho ndagira ngo ni ukuvuga ngo uru rwango ruba rukwiye kuvaho. Noneho nagize ngo tunyarutsa tuvuge ku tuntu tugera muri tungahe. Ni ukuvuga ngo ijambo gushingirwa urabona ko baramuherekeje. Ubundi gushingirwa murabisanga mu gitabo cy'Itangiriro. Umuntu ashingirwa n'inshuti n'imiryango, aricyo uyu mugabo yakoze rwose. Yatwoherereje umugeni. Itangiriro 29 ndahasoma umurongo wa 21. Yakobo ategutse arabana ati nshingira umugeni wanje murongore kuko ndangije iminsi yanje. Labani atora abakwe baho bose arabatekera arabagaburira. Nimugoroba azana Leya umukobwa aramumushingira aramurongora. Umwami wacu adufashe. Shingira umugeni wanjye nta mpamvu yo kuntinza. Nawe aravuga ati ntacyo. Atora abakwe arangije aramumushingira abo umugeni we. Umwami wacu adufashe. Noneho rero ndagira ngo ibi ni byo byiza by'ubukwe. Noneho inyandiko ikatubwira ko gushingirwa nta mugaryo guba gurimo. Bintu byitwa gushingirwa ubona ko abahungu n'abakobwa bamwe babyihuramo badatekereje. Ni ibintu Imana yashizeho. Twasomye ngo akabana n'umugore w'iki? Akaramata. Iyo bavuze akaramata binyuranye n'iterambere ryo gusezerana iminsi, ngo amezi, ngo imyaka. Mbega oya, ibyo ntibyemewe. Ahubwo bavuze akaramata, Bibiliya yateganije ko ikintu gitanya umugabo n'umugore ni ibintu bingahe? Bibiri. Icya mbere ni igihe habayeho urupfu, ubwo ntiwarutangira. Ngo icya kabiri ni igihe umwe habayeho guca inyuma y'undi cyangwa se ubusambanyi. Nibyo bintu bibiri gusa. Nebyo kuvuga ngo ngewe ndebye nabi, ndi kubona uyu mugore ndebye ikijisho, ngo abayuda bari bafite ako kamenyero. Nta mubyeyi yanga gufura. Kandi ngewe niyo mpamvu bavuze ngo umuhungu mbere y'uko ashaka urugo ngo azaba azi kwitekerereza. Kugenda gute? Kino gitabo baranditse ngo bagiye kwigana imibereho. None igitabo kiratubwira ngo impamvu bakwiye kubitekerezaho, ngo baba binjiye mu ishuri batazabonera diplome, batazigera barangiza mu buzima bwabo. Reka nze turebe aya magambo tuyasome kugira ngo tunyarutse tugere ku yindi ngingo. Baranditse bati
urugo rwa gikirisito paje y'ijana haranditse ngo kugira ngo usobanukirwe n'icyo gushingirwa bisobanura bizagusaba ubuzima bwawe bwose. Abamaze gushingirwa baba binjiye mu ishuri batazigera barangiza kwiga. Abakecuru bakuze ni muri kubireba. Niyo mpamvu mujyaga kabona umukecuru ukuze w'imyaka 50 nawe yikoreye utwaye ngo kubwirana nabi byagondye gukogota imyaka nka 15 bagikina bagiseka shishushu nta kibazo, ariko ababuno sinzi uko biri kuba. Abona ntabwo sinzi uko biri kuba. Noneho ngo abinjiye mu ishuri batabona impamvu iyo abashingiramwe bahuye n'imibereho iruhanije yo guhagarika umutima, umunezero uturuka kuri uko gushingirwa urashira. Umugabo n'umugore bigana ingeso kuko bitashoboraga ko bazimenya mu mubano wabo wa mbere. Ni ukuvuga ngo ahantu bizamira bamarana amezi 3 umwaka bari kwigana iki. Uriya ni umusindi, uriya ni umubanda, yavutse nyina atekera si ibishyimbo gusa bigeze mu biguzi, nyina ntazi imboga. Naho uriya muhungu we yavutse mu rugo nyina azi kuvanga imboga. Guhuza ubwo buzima rero gira ati madamu none ndarya imboga, ati ze izo mboga nawe uze kuzishaka, bisaba ngo mwigane. Epfo niko bavuze, bisaba ngo mwigane umwige ugabanya kundiba zikomeye cyangwa akaroroshe. None se madamu ubundi kanze mbabwire nk'abadamu bazi ubwenge, hari ukuntu yiga umugabo akamenya ati ubwo umugabo asigaye arya gikomeye nanjye niyo nzakura tujye dusange, ukamwiga ku buryo umumenyi. Ariko hano baravuze ngo yigana ingeso. Aba bantu muri kureba hano imbere nta wagera abwira undi ngo dore kira rero abagatima kare n'uwanyu bagira ngo bari kubera, ariko hari agahe kazagera umuhungu ageze ntakubyina undi nakubwira mwese ntabwo aruzi ko ikonti irakwazwa kuko ntabwo ibyo byose ari uguseka wese naguseka se haba hari ibintu ibintu byashewe. Ariko hano baranditse ngo ikiba gikwiriye, baranditse ngo umugabo. Noneho nihuse abantu baba bakwiye kwigana. Noneho ngo nyuma muri icyo gihe ngo bamaze kwigana ingeso, ngo umwe ntihakwiye gukunda undi kuruta mu buzima bw'aho babanye bwose. Igihe umaze kumenya ko wamukundiye kurimba, none buno nta gisokoza. Igihe umaze kumenya yuko wamukundiye agikuba agatsi, none imyake ziraje mutanga ubundi ziranga umukozi. Imyake ziranga umukozi. Nahamaga garangira amagana umwanda. Nta muntu ugira amaga ari umugore cyangwa umugabo, ariko utwate two tuntaga twate nta kibazo. Hari ukuntu kubera guhinga kugira ubwo rero. Ariko noneho dutambuke tuje imbere muri iki gihe amaze gucuyuka. Muri iki gihe umugabo amaze gucuyuka ngo nicyo gihe umwagwe aba akwiye kubwira undi ngo sheri ngenge ndagukunda nararambagije. Ni imigani bakamubwira ngo abandi bagore bose bagira neza, ariko ugenze ute uramuruta. Uretse ko hari n'ikibazo abadamu badukorera kibi, ngo uwo amaze gusaza nyine arakora kure. Hari ukuntu tumugore abakora kure nyine tu, ariko ukabona atangiye. Iyo bavuze kurambagiza nubwo kaba agakecuru nikaje kadunisha, none bavuga kari agakecuru ari inkumi kandi kameze utera, nibyo bita kurambagiza. Kurambagiza ntabwo ari ibintu, kurambagiza ni ugutakati. Ariko uriya ari inkumi, uriya mugabo akiri agasore hari kunini. Umudamu arakugaruye batari ko ngwino nkubwire bati ibyo konti washikiye ntabwo ari byo nasuze urajyana mu biro ngo mbise ngewe se urwariwe ndahise none se ntibarabaza uwo mugabo niba ari uwanyu. Noneho twitambukire hano rero utuntu dukomeye. Icya mbere kugira ngo urugo rube neza, umugambi w'Imana ushike. Aba bantu bashakanye bagomba gukundana. Icya kabiri bakabikirana iki ibanga. Kubikirana iki? Hani ngo zarasenyutse, aho usanga umugabo rwose ari kurondogora
kubikira bike ibanga kaze nsoma aya magambo noneho ngo bakaba umubiri umwe bagahuza umutungo bagahuza urugwiro n'intekerezo hano baranditse ngo kandi aya magambo cyane abarushatse n'aba banyuze urugo rwa Kristo 169 ahazengurutse buri muryango wose hari uruziga rwera rugomba kurindwa nta n'umwe wemererwa kurwinjiramo umugabo n'umugore bagomba kwegurirana ubuzima bwabo bwose umugabo nta banga umugore nta banga na rimwe akwiye kugira ngo arihishe umugabo maze ngo arihishurire abandi n'umugabo nawe nta banga akwiriye kugira ngo arihishurire umugore we maze ngo arihishe umugore we maze ngo arihishurire abandi umutima w'umugore ugomba kubimva ahambamo amafuti y'umugabo kandi nanone umutima w'umugabo ukabimva ahambamo iki nk'amafuti y'umugore nta n'umwe mu bashingira ngo ukwiriye kwinezeza atitaye ku byiyumviro bya mugenzi we yewe kanze mbwire nawe mbwire n'uyu mukobwa ikibazo kitari injyana muntu nasiko na nyoko ntibazakicaramo weho n'iyi nkumi mujye muricara muremede murangiza batari ko matabuzi ko ari ukuri muyirangi mbese babasaza cyangwa uriya gakuba umukuru w'itora azaje aricara ku kibazo cyabaye iki injyana muntu niko bivuze impamvu nguko muburana muri gusubiranamo ngo rata urukundo bagarukiyenja gute ruri kugenda ngo ariko mwebwe yo muyicariye batayikoze mata nose wowe ntabwo ari wowe watumye mvugana none se wewe bamuganina muremagadeba mugasoza ubuze ngo ahogenda gute mbabarira ibibazo bikaba birangiye noneho munzi abashyitsi bakabona muri guhora muri guseka gusa muri kugenda gute muri guseka none harabuze ngo begurirane ubuzima bwabo bwose hari abagore babika amafaranga umugabo bakamufunga ngo ako gahanga ngo bakamenya ngo umugabo utazi kubika umugabo gusa ngo ni ukubona ubwanwa umugabo arahenze kugeza ubwo ugira amafaranga umugore ntagenzwe ubu hari abagabo akaryama mu nzu mu gitondo akabyuka akambara akagenda akajya ikiroriro madamu umugore wawe ari gusinze ngo yakwica ariko yarahambiye ingoga uwo mugabo uze mwuka byaramwe ahubwo akwiye kugira ngo ndagiye ndagaruka madamu rero ubwo wenda byihuse ako kagingo ko ntabwo ndakayareka nkavugire rimwe bakwiye guhuza umutungo ibyo bita guhuza umutungo inshuti yawe ya mbere mbe wa mugabo we ukwiye gusenya kuri resi cyangwa ikayibika n'umugore wawe none ubu hari abagabo akagira inka mu gasozi umugore atagenda atayizi ikindi hari n'abagore bagira umutungo akawishyura rino jambo rivuga ngo wibagirwe ishanga ry'iwanyu birabujijwe ko umugore agira umutungo ngo awubitse iwawe kwibira iwanyu ubu uri umugore w'umuswa iyo mari ni iyacu twembi ngwino yizane nanjye nzane nubwo twayishwaniramo ibihe bigere duhuze kuko nupfa nanjye ngapfa abana bazagenda gute bazayisigaramo ariko umugore uhangara agashyira umutungo wawe uwo mugore aba agiye kurusenya rubanda rw'umwami ahubwo iwanyu bashinzwe kumpa impano niko byanditswe ariko ntabwo ukwiye kunsahura ubijyana he noneho n'umugabo ni uko n'umusore ni uko umutungo wawe ni urwawe ugwaswo ni ugwaswo noneho abo babyeyi mwese muhuza mu cyo kubafasha uretse ko hari gato ndababwira hari abadamu babi umugabo umwe mu bihe byashize yari umukire aravuga ati rero wa mukobwa we dore wasize mama nanjye nsiga nyoko none tugombye gufasha tugombye kwita kuri ibi bintu tukajya tubafasha bombi agakubita umubyeyi amafaranga ugenda uhahire ba mama bande noneho umukobwa yaje guhaha igihe arahahira kwa nyina agahahira ibirayi gakubitaho umuceri akuzuza umugabo aza kubimenya yaba arahahira kwa nyina kuko agashyiramo utuziri n'utuntu tudafashe umugabo arabimenyera basi ko umudamu twasezeranye ko tutanayoga birabaguza umudamu aravuga ati rero wa mudamu we none turajya gusura mama turajya gusura nde agira ngo bavuze
nyina ubyara umuhungu. Arangije umukobwa aragenda ahaha twa tundi yari amenyeye. Umugabo bikubita muri kabine baragenda. Inzira yari igiye kwa nyirabukwe yari igiye uca, iyo kwa nyina igiye ababona umuhungu arayikatisha gutya. Umukobwa muri kuyoba sheri, bati ntabwo nawe ngende kumano uri kuyoba, inzira igiye kwa nyoko ni hano, wati woya hose ni kwa mama. Aragiye nyina yararwaye barapakurura ibidasobanutse. Umuhungu ati none niko byagenze, si wabihashe. Barangije kurimba no gusenga mu gutaha batari ko wamubukeshe n'ingiri. Ese ninaguteguje yuko siwe mama nose siyagubyari umugeni. Rangiza bati madame cyatumye nkubwira umutima wawe wuzuyisha. Ababyeyi ni bangahe? Ni babiri. Yarakubyaye nanjye mama genjute arambyara uje ubitaho kimwe. Nta mwana n'igiti cyaboneka warasize nanjye ndasiga. Imana idufashe. Noneho bitewe n'uko amasaha agiye, ubu bukwe aho buva bushinzwe kubera nta handi. Muzasoma mu gitabo cy'Itangiriro. Mbese bwabera he? Ni kwa se w'umuhungu. Ni Itangiriro igice cya 24 kwa uriya murongo wa 60. Muzamanuke hepfo ngo Isaka. Impamvu ubu bukwe bubera handi bunyure mu rusengero, haranditse ngo Isaka niho yari yagiye gutegerereza. Niho yari yagiye kugenza ute? Gutegerereza. Nta handi ubukwe bubera. Mu gitabo cy'Abakurambere paje 137 ndahasoma amagambo gavuga ngo, haravuze hati uwo muhungu atekereza umunezero shebuja azagira yumva ashatse gusubirayo vuba. Maze mu gitondo barahaguruka barataha. Aburahamu yari atuye i Berisheba, kandi Isaka wari uragiye amatungo mu gihugu bari batuyemo yari yasubiye ku ihema rya se kuhategerereza intumwa bari batumye Harani. Umwami wacu adufashe. Isaka arasohoka aja gutembera ku gasozi nimugoroba, maze yubura amaso abona ingamiya ziza zimusanga. Maze Rebeka yubura amaso abona Isaka ava ku ngamiya. Abaza uwo mugaragu ati uriya mugabo ugenda ku gasozi tugiye guhura ninde? Uwo mugaragu aramusubiza ati ni databuja. Rebeka yenda umwenda yitwikira mu maso. Uwo mugaragu atekerereza Isaka ibyo yakoze byose. Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora. Abo umugore we ashira umubabaro yapfushije. Yesu adufashe. Ni ukuvuga ngo niho yari yategerereje. Hano haratubwiye ngo Rebeka yavuye iwabo ari maso, ari kureba inzira anyuramo. Ibi turabibwira abayobozi bayobora ubukwe. Noneho ngo ageze nk'hariya amubonye aravuga ngo uriya ninde? Aravuga ngo ni databuja. Ngo isoni ziba ziraje. Ubwo bishatse kuvuga ngo nubwo waba warashatse, nta mugore wemera gutumbirana n'ubwo wowe, ahubwo ni ngombwa mugire isoni mwirinde. Ariko se wamuzana kuvuga ko utari gushaka ikibara. Mbese tu ibintu byitwa kugira isoni kuko turi abami, turi abashefu de famille. Ntugire ibintu byo guhangana n'umugabo ijisho kurindi. Ubundi karani ko gasobanura. Niyo mpamvu avuze ngo uriya ninde yitwikira hehe? Mu maso. Aho rero turatambutse. Ubundi ahantu ubukwe bwabera ni ahantu bita kuri sare, mu sare. Ni ukuvuga ngo hano bwabera kwa se w'umuhungu. Ariyo mpamvu twaje hano kuri musaza Habimana. Hano ntateka ricira no gutegerereza. Ubundi murafata muri kino gitabo cyitwa Urugo rwa Kristo paje ni 199. Haranditse ngo hafi hagana saa 5 twari twatashe ubukwe. Ubwo bukwe bwari bwiza, nta birori bipfuye byari bihari. Kandi ubwo bukwe bwari buyobowe n'iki? Bwari buyobowe n'Imana. Ni ukuvuga ngo mu sare naho twagenza gute? Twahabucuriza tukabutaha. Umwami wacu adufashe. Noneho hano haratubwiye ngo Isaka atekerereza Aburahamu ibyo yakoze byose. Nako uyu mugabo Eliyazari, iyo bavuze gutekereza nibyo mu kanya mugiye kureba. Ni ukuvuga ngo habereye amagambo. Gutekerereza niho mu kanya uwo Habimana yatumye mugiye kubona n'ubundi amutekerereza ibyo yatumye.
noneho ikibazo nababwiye ngo ntabwo dusezeranya, reka tunyarutse, ahubwo tuba twaje mu masezerano y'abantu bangahe? Babiri. Ni Amosi ni igice cya 3:3. Mbese abantu babiri bajana batasezeranye ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo uyu muhungu n'umukobwa iyo bamaze gukundana bakabibwira imiryango zikabibwira itorero, bagasezerana itariki, umuhungu agatanga imari, twewe twaje mu masezerano y'abantu bangahe? Babiri. Noneho ndagira ngo ako nako tukavuyeho. Noneho twihuta kugira ngo tuze gushira iherezo. Murabona ko hariho imyambaro, ziriya myambaro uriya musore muri kureba yambaye ashushanya Kristo, naho umukobwa ashushanya itorero ry'Imana. Ni ukuvuga ngo nanone uriya musore murabona ko bariya baririmbyi nabo ni Ibyahishuwe 17 kwa uriya murongo ahanditse ngo avuye mu ijuru baramukurikira bambaye imyenda y'ibitare myiza itanduye. Ni ukuvuga ngo umukwe ni Yesu, abaririmbyi bashushanya abamarayika, noneho baba abahungu n'abakobwa. Noneho ako twihutiyeho gusoza ni ijambo ritubwira ngo gutanga impano mu bukwe. Gutanga impano hehe? Ni ukuvuga ngo mu gitabo cya Yakobo gutanga kose kuva mu ijuru. Ni ukuvuga ngo muri uku gutanga impano Bibiliya yemereye yuko ubu bukwe bwatashe tuba dukwiye kugenza gute? Kubutwerera. Imiryango, inshuti zikazana zigatanga. Noneho ni Yohana igice nanone ni icya 2, ibihe bigeze finishize, Yesu araza aratwerera. Hepfo baranditse ngo nanone yabwiye umuhereza aravuga ngo daha. Babwiye ko umurongo turi gusoza tuwusoma kugira ngo noneho tubone tubabwire. Haranditse hati ubukwe bw'Ikana, haranditse ngo hariho intende 6 zaremewe mu mabuye zashiriweho kweza kuko umugenzo w'Abayuda wari uri. Hepfo arababwira ati nimudahe noneho mushire umusangwa mukuru. Baramushira, uwo musangwa mukuru asogongeye amazi ahinduka vino, ntiyamenya aho iturutse, keretse babahereza bagasha amazi nibo bari bazi. Umusangwa mukuru aramuhamagara, ahamagara umukwe aramubwira ati abandi bose babanza vino nziza, abandi bamara guhaga bakabona kuzana iziryoshye babanje imwe. Hano ijambo nashakaga ngo muri uku gutanga impano, icya mbere watanga impano Yesu we mu kubikora kuko ariwe twubatseho. Yabinyujije aho byose binyurwa, baradaha barajyana, abari mu birori basanga batunguwe n'izo mpano. Ni ukuvuga ngo watanga izi mpano, mbese ukuntu bimeze, uyinyujije kuri nyirayo yamugeraho, kandi wabona utabishoboye nabwo nuvugira mugeraho. Turi kujyana Yesu ntabwo yabanje yatangaza bati duteguze, ahubwo yabwiye nyina ngo mu kanya weho humura tugendana modoka. Ibihe biragera ngo babona bari kudaha, abantu baranywa. Noneho no muri iyi minsi wabikora, ariyo mpamvu dutegura za envelope, hakaba n'undi uravuga bati ngewe ntabwo ndashira muri envelope, ngenda ute, ngenda gamba, ngo nawe mumuhe ijambo. Ariko icyo tubabwira, inka yakwira hehe? Muri envelope, ihene yajamo, intama 100 zajamo, n'umurima gwagenda ute, gwajamo. Ngo nuvuga nawe aravuga. Kuvuga ngo mpaye ntuzi inka, mpaye ntuzi intama, nabyo bivuge. Ariko gahunda ya Yesu iwe nuko yagenje ute, nuko yabikoze, nyamara yarabujije igikorwa cyo gutanga. Ndagira ngo rero muri aya masaha Imana ibafashe, ibongera imbaraga, kandi ibihe akoze cyane. Noneho ndumva dukomeje, turacyakomeje rwose.
ntabwo turi buze kuzarira bitewe n'uko nyine nabo turi kumwe nabo barashya kure kandi namwe murabireba, ahubwo abashyitsi batuziye muri uru rugo umukuru muri bo batumwe ijambo, reka tumuhe karibu azaritange. Murakoze. Ku mazina nitwa Harerimana Edouard Kwishimira Umukunzi. Rero nagejejwe hano no kuba tuzanye umwana w'umukobwa, umusaza witwa Mode yamutumye ku musaza witwa Samvura. Samvura uraho? Komera. Nuko rwose uraho neza? Mari shimwe. Rero umusaza Mode yakuntumyeho, yambwiye ko wamusabye umwana w'umukobwa aguciha urazimuha, urangiza uravuga ati rero uko biri kose nshaka kugira ngo umbwire umunsi uzamperaho umwana w'umukobwa nasabye. Musezerana iyi tariki y'uyu munsi ya tariki ya 13 y'ukwezi kwa munani. Aho imvura zihuriye rero aho zisezeraniye niho zihuriraga. Uyu munsi rero yamuduhaye ukuri kureba ubu hano hariho bandi na sibyo wabo, ba se wabo n'abandi benshi abanyamuryango n'itoro ryose muri rusange. Rero bamukuzaniye bamuzi bagenze rite rifu. Rero uyu mwana w'umukobwa bamubonye niwe niwe aha sawa. Rero nguyu yambwiye ko yamureresheje ijambo ry'Imana kandi azi ko nawe uri umuntu usenga, aho yacumbikiye nawe uzahacumburire. Rero narenza ikindi ngabambeshe ijambo n'iryo. Murakoze cyane. Murakoze nawe ndagushimira. Muraho mwese. Nanjye ku mazina nitwa Samvura mvuye kure Habimana. Koko mu by'ukuri uko uyu mugabo ababwiye ntabwo abeshe, uko abarondorera niko byabaye. Burya rero igihe nageraga mu rugo rwa Mode, hari umusaza yari yankoreye umutwaro, amaze kuwunkorera ndawikorera kugeza igihe bigeze itariki. None rero nanjye umusaza nkaba ndi kumuha ijambo ku byo yantumye ko nabishoboye. mwiriwe kandi muraho mwese. Mu by'ukuri Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Reka tumanze dushima Imana iyo yakomeje kuturinda ikaba itugejeje kuri uyu munsi, tukaba tubonye ibyiza bya none, ihabwa icyubahiro. Kandi sinareka gutura n'ituro ry'ishimwe ibyo yambaye. Leo Mungu wanjye Samvura umutima wanjye wanezerewe cyane abawe ko n'ababyaye mwese muri abahungu mwampaye ibirori, none dore tugiye munohereze. Imana ibahungu muzabyare koga n'abahungu. Ibi birori mumpaye namwe Imana izabibahe tukimbiye. Nanone kandi icyo nabasabira ni ugukomeza kuguma mu Mana. Kuguma mu Mana uzaba icyitegererezo cyo kubigisha, uko ukoze utangiye urugendo. Dore njyewe yahise kuyihuta, utangiye urugendo uzarusoza amahoro kandi uzahabwa ubugingo buhoraho. Mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Ikindi dushaka kubwira abantu b'umukunzi, abantu b'umukunzi mwihangane cyane, kandi n'aba bayobozi ba gahunda nabo bigishe gahunda kugira ngo urugendo ni rurerure. Sawa, murakoze. Koza abasaza, iyi miryango ihanye igihango kimeze gutya, ntaho twabura gushima izina ryayo ngo rihabwe icyubahiro. Abakozi bisanzwe bagize neza. Noneho ndagira ngo umwanya tugezemo hari abagiye badusaba indirimbo murihangana, kuko namwe muri kubona n'igihe kigeze, kandi burya wowe wayiririmba ariko urarara nigana nijoro ari gutahana wowe wari muvuye. Noneho reka dusabe mu buryo
bujyaniranye no kuturisha uru rugo rugiye gushingwa rushobora kuba rukeneye inkunga kandi ibyo ni ukuri kuko buryo mirimo mishite amabavu birashoboka ko ushobora kuba ufite ituro ry'uyu munsi waba wateganije rishobora kunganira ababene data ushobora no kuba ritahari ariko ukaba uri kwiteganya inzira yaryo yo kwitangira hari rwose uzi ko hari umuntu ufite amamvirope hariya ibyo birashoboka ni kumva uwo mwanya rero wakwinjiramo mu gihe hari gusukamo ibinyobwa noneho uwo mwanya ukinjiramo rwose dufite abantu ufite amamvirope ninde nziza bwatangiriye muri Edeni ubwo Imana yaremaga Adamu na Eva muri Edeni yabaye isezerano ngo babyare maze bororoke uwo ni umugisha wawe n'Uwiteka Imana yacu. Tunejejwe n'aba bageni kuko batweretse ibirori tubasabiye imigisha iva ku Uwiteka Imana nibaja bahura n'ibirusha baje biyambaza Imana urugo rwabo ruzashimwa maze ruzaba ijuru rito. Tunejejwe n'aba bageni kuko batweretse ibirori tubasabiye imigisha iva ku Uwiteka Imana nibaja bahura n'ibirusha baje biyambaza Imana urugo rwabo ruzashimwa maze ruzaba ijuru rito. Musezeye ababyeyi banyu mugiye gushingurwanyu Imana izabaha imigisha mu rugendo rwo mutangiye ntimuzahemukirane muje mwiyuzuza n'Uwiteka kuko ari we uzabubakira kuko ari we soko idakama. Musezeye ababyeyi banyu mugiye gushingurwanyu Imana izabaha imigisha mu rugendo rwo mutangiye ntimuzahemukirane muje mwiyuzuza n'Uwiteka kuko ari we uzabubakira kuko ari we soko idakama. yanganiye ubusore kandi n'umurimo yakoraga umurimo yakoraga w'ubuzima habwongeye gutuma akora ibidakorwa ariko yari yihanganye yanga gushinjwa n'ibihumye anyeretse ibirori n'uko bakuru be bamubereye icyitegererezo icyo kinyana ndayimuhaye mu buzima bwe abitangize. Jambo kanisa, mtatusamehe sisi tutasema Kiswahili, mwenye atasikia ataelewa na mwenye hatasikia atauliza mweko pembeni yake. Sisi ni delegasio yenyewe ilitoka Goma, tunasindikiza Mama Rosalie, tuko marafiki yake. Tuliandalia bofre yake kado, atasoma hii barua itamfurahisha. Mungu awabariki. Amen. muraho ubwoko bw'Imana. Haleluya. Ko mutari kureba hano turishimye kandi turanezerewe. Ku mazina nitwa Mbuguje Eliya, nkaba murumuna w'uriya musaza. Bucura bwe rero kuba yaragize kwihangana gukomeye
akaba atweretse ibirori. Numvise nanjye hari kado namuteguriye, mfite igifite amezi izakubyarire n'umugeni wawe izabafashe kubaka impano yanjye nshya. Utweretse ikirori ni murumuna wanjye, amazina nitwa Ndungutse Habimana Theodore. Namuteguriye envelope mu cyumba cye arayisoma n'umufasha we, kandi nizeye ko iramushimisha. Mwaho mwese dushimiye Imana turiya turinze kuba tugeze muri aya masaha, izina ryayo rihimbazwe. Amazina ni James Obed, mu rugo ni Mufunzi. Icya mbere ni uko tumaze twashima umuryango, tugashima n'itorero bo badufashije guherekeza mushiki wacu. Mwakoze cyane, kandi tukaboneraho no kubwira abantu baduherekeje, mwarushye cyane, mwihangane, tugeze ku musozo, mwihangane cyane, uko mwakomeje kuvumirira mukomeze kuvumirira. Rero uyu ni umuryango mushya utangiye, umuryango wa Mode wateguriye nanone uyu muryango mushya ugiye gutangira, kuko bagiye gutangira ubuzima bushya. Babateguriye fondasiyo y'Inyana izabasayidire mu maisha yabo. Muraho mwese, banyitaga Daniel Ndambaje, mu rugo navuga ni Mufunzi ariko ni Goma. Uyu mukobwa rero ni mushiki wanjye, navuga ko yankurikira nk'ubwa kabiri nyuma ntibeshye. Nanjye kubwo guteza urugo rwabo imbere, wenda muri dukeya natwe dukora hariya mu mujyi, namuteguriye sekandora izabafashe nabo izabubakire mu izina rya Yesu. Mie kwa majina naita Matabaro Ndungutse Felicie. Papa mdogo wangu alifanya mariage, nimemwandalia kado. Mazina banyita Nsengimana Fredi, ni umwishwa muri uru rugo. Uyu musaza Habimana ni muyomba, mfite umugisha kuko na mama aracariho. Ndi kumubona hariya hamwe na nyina wa Ogi. Izina ry'Imana rero rihabwa icubahiro. Umusaza yanze guteranya abana, ibyo yakoreye imfura bikoreye na bucura. Muri urugo rero rwa Muyomba Habimana ubwo ni umugisha. N'uru rugo rutangiye none turi kurusabira imigisha ku Mana. Nanje kado nazanye ntabwo ndayisubizayo, ahubwo dukomeje kuvuga ngo uru rugo imigisha myinshi cyane, kandi Imana izabubakire neza, ntihazavemo ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Muraho toro ry'Imana, amazina banyita Seti Inosa, mu rugo aho dutuye ni Igoma. Uyu muhungu wacu ku byishimo ateretse, twamuteguriye invitation arayisoma n'umudamu we bageze mu rugo. Uwiteka wahiye, natwe twanejejwe n'ibi birori by'abana bacu. Uyu mwana w'umukobwa ni umwishwa wanje, fatanyije n'umudamu wanje kubashingira ubufasha bwo kugira ngo muri urugo rwabo rusha buzabafashe. Natwe twitanze amadolari 20 fatanyije n'umudamu ugazafashe bano bana mu rugo rwabo. Rero abo bari gutanga rwose njye ndikumva nkomeje gahunda, kuko ndikumva hari abaririmbyi b'abasore rwose. Buriya n'umwanya wo kujya mu rugo reka data muri kugera. Mbere ya byose twashima Imana
buriya abakobwa babashije washingiwe ejo twashingiwe umwe n'uyu nguyu ngo njyewe ndi se wabo kadonje nabateguriye nayisize mu rugo ariko uko nayisize ni iy'abantu babiri ubu nari nabyiteze ko ndayigeza ahangaha ariko kuca muhereje $20 je nzayimuzanira muri make ayanjye nawe. Noneho abakomeza gutanga muratanga rwose gahunda yo gutangira hari ndarakomeza. Umuntu azasiga se na nyina n'umugore we akaramata ufite uyu munsi umeze neza nk'ubwo mwedeni ubukwe bwo muri Edeni bwashushanyaga ubwo mu ijuru. Umuntu azasiga se na nyina n'umugore we akaramata umuntu azasiga se na nyina n'umugore we akaramata. Ariko ngwino natwe kubw'ibirori byiza mucura wacu atweretse mwayiyambira ko bahisemo n'umudamu mwakoze ngaho muco bugufi dusenge. Turagushimye data wa twese uri mu ijuru ubwo ibirori waduhaye uyu munsi izina ryawe ribihere gucubahira. Waturinze turukuza twasohoye ahangaha amahoro ibyo wadukoreye mwami Imana ubishimirwe by'iteka ryose. Aba bavandimwe bacu bagiye gutangira urugo rusha mwami Imana uzabane nabo kandi uzabashoboze kurwubaka kugira ngo niba urugo ruhire mwami Imana tuzabishimire izina ryawe. Gahunda zirakomeje kandi izisigaye nazo ukomeze kuziyobora nk'uko wayoboye izakare ari abarataha n'abarasigara twese tubane nawe tubishimire izina ryawe. Komeza kubana natwe kugeza igihe turasoreza tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Yesu. Mutoke pale. Mungu naenda. John, ile sakoshi iko pale. Imana yacu muze mwese tuyishime. Imana yacu we Imana yacu irakomeye cyane. Imana yacu irakomeye cyane. Imana yacu irakomeye cyane. Imana yacu irakomeye cyane. Imana yacu urugo ruzitira wamenye ibanga ryanyu, ibanga ryamwe rizwi n'Imana. Naho uwa gatatu we n'umutasi, ibanga ryamwe rimenye Imana. Naho uwa gatatu yaje gutata. Ubukwe n'ishingiro ry'ubuzima
ubuzima bw'umuntu kandi ubukwe bwagura umuryango wa muntu kandi ubukwe bukuza magarike umuntu umwagura ubwenge mu kubaho kwe umwagura ubwenge mu kubaho kwe umwagura ubwenge mu kubaho kwe tuzagenda kumira mu mwedeni Yesu ari kudutambagiza Yesu araje ageze kwiremo haleluya haleluya Yesu araje ageze kwiremo mugeni araje agiye mu nzu ye haleluya mugeni araje agiye mu nzu ye